Uyu mugore ararenze bavandi. Uyu ni umugore wahanuye ibintu bine ku gihugu cy'u Rwanda. Bimwe muri byo bibiri byabaye impamo kandi vuba ahangaha. Ni umugore udasanzwe, ni umugore ugaragara nkaho ari umugore uhorose ariko nanone adafite ibiro bikeya. Yitwa Mama Mugisha cyangwa se Solange. Ibintu bibiri yahanuye byabayeho, ibindi bibiri bikomeye cyane nabyo dutegereje kureba ko bizaba. Ese ibyo bintu bibiri bikomeye yahanuye ni ibihe? Urumva weho se ari ibihe mu bintu bimaze kuba ku gihugu cy'u Rwanda muri iyi minsi? Ese ibyo bibiri byo dutegereje byo ni ibihe? Bana natwe muri kiganiro ukora subscribe ubundi tujye tubana biganiro nk'ibi. Nje nyita Mr Story Talker aka The Game Changer cyangwa se unyite Mr Hit. Ibyo ikaze. Uyu mugore cyangwa se Mama Mugisha cyangwa se Solange, ibintu bibiri yeretswe nibyo tugiye guheraho kandi bigahita biba. Nagira ngo duhere ku cyambere. Uyu Mama Mugisha yeretswe igihugu cy'u Rwanda gifatirwa ibihano n'umuryango wa Loni cyangwa se umuryango w'abibumbye. Ngira ngo bidatinze vuba ahangaha mwarabyumvise. Ibihano byagiye bifatirwa igihugu cy'u Rwanda ndetse by'umwihariko n'abayobozi bacyo, by'umwihariko abasirikare bagiye bakomakomeye, aho twavuga nka General James Kabarebe ndetse n'abandi bagiye batandukanye bagiye bafatirwa ibihano. Mbere yuko abishyira hanze yeretswe inama y'umuryango w'abibumbye ndetse yerekwa habamo gushwana kudasanzwe. Yerekwa umwe mu baperezida bo muri Afurika y'Iburasirazuba, by'umwihariko benshi bagenda bavuga ko ari u Rwanda, arimo aragenda atanga ubusobanuro ariko bikagenda birushaho kugorana ndetse benshi bakarushaho kugenda bamwima amatwi. We akagenda avuga ko ukuri kuzatsinda ariko bo bakagenda bagaragaza ko ari we munyamafuti. Ngira ngo ibi mwarabibonye ubwo perezida yajyaga mu nama, abenshi bakagenda bavuga ko igihugu cya Kongo aricyo kiri mu kuri ndetse ubusugire bw'igihugu cyangwa se umutekano w'igihugu ari ikintu cya mbere kibanze kitagomba kuvogerwa. Ngira ngo ibi kuva bivuze haciyeho amezi asaga 3 ariko benshi ntago mwigeze mubimenya. Mwagiye n'ababimenye bagiye bumva ko ari ibintu bishobora kuba ari ibihuha cyangwa se ari ibintu by'abahanuzi b'iki gihe. Ariko ngira ngo icyambere kirasohoye. Bona imbere yanjye haje abantu ariko bari mu nama. Iyo nama ngiye kwitegereza mbona iyo nama ntabwo iri gukorerwa mu gihugu cy'u Rwanda, ntabwo yari iri mu Rwanda. Iyo nama abari bayirimo bari mu gihugu, mu bindi bihugu byo hanze, ariko ntabwo iyo nama ikimana yanyerekaga yari iri gukorerwa mu gihugu cy'u Rwanda. Nyibonamo abantu rero barimo bayiganiriramo cyangwa se bayivugaho. Ikintu nabashije kubona muri iyo nama cyangwa se kumva muri iyo nama yari irimo ikorwa n'abo bantu kuko bari benshi ariko bicaye bose bari hamwe muri iyo nama. Nagiye kumva numva harimo kuvugirwamo ibintu bikomeye, ari byo ngiye kukubwira. Ibintu bikomeye byavugiwemo nabonye barimo kwiga ku gihugu cy'u Rwanda. Mbona barimo kukigaho ngo bashaka kugifatira imyanzuro ikomeye yo kubabaza igihugu. Ndabisubiramo, nabonye iyi nama irimo gucurirwamo imigambi cyangwa se irimo kwiga ku gihugu cy'u Rwanda, bakigiraho kugifatiraho imyanzuro ikomeye izagira ingaruka ku banyarwanda bari mu gihugu twebwe nanjye ndimo. Mbona hari n'ibindi bihugu nabyo barimo kwigaho ariko byo simbivugaho kuko ntago mbituyemo, ndavuga mu gihugu cyanjye ngewe ntuyemo mbarizwamo. Iyo nama nkomeje gusenga Imana
kuko abo bantu ntabwo bavugaga ururimi rw'ikinyarwanda. Imana irambwira ngo bari abantu bonye bari mu nama, inama iri gukorwa itari gukorerwa muri iki gihugu cy'u Rwanda, nabitwa ngo Aroni cyangwa ni Oni. No Oni. Niba ariko babivuga niba ari Aroni. Mwabyiyumviye rero, icyo ni kimwe mu byo yavuze. Icya kabiri, uyu ni umugore wahanuye ko insengero zigiye gufungwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibi nabyo yabivugiye mu kiganiro nahoze ndi kubumvisha, ariko by'umwihariko nyuma y'uko abivuze ntihaciyeho amezi 2 insengero mu Rwanda zita zifungwa. Ntabwo ari ibintu byamugwiririye, ahubwo we nk'uko abigaragaza cyangwa se nk'uko yabivuze, bigaragara nk'aho yari yabyeretswe mu masengesho yasengaga. Ngira ngo ni ibintu bikomeye cyane utabasha kwiyumvisha nawe ubwawe. Ngira ngo nyuma y'uko abivuze, abapasiteri baratangiye barafungwa, abandi bakurikiranwa ku byaha bakoze. Ariko ibyo ngibyo nibyo yavuze bigasohora. Tugiye kumva rero ibyo yavuze ntibisohore. Yagize ati mu gihugu cy'u Rwanda hagiye guteramo inzara, ndetse inzara idasanzwe, inzara itarigeze ibaho mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byatunguye abantu benshi bakomeza kugenda bibaza bati, ese ibi yavuze nabyo biramutse bibaye byo twabyifatamo dute? Twabigenza dute? Ese twahungira he? Ese twabaho dute? Dusoza tugana ku cyanyuma, yagize ati, mu Banyarwanda bose nagize iyerekwa rikomeye, nzakubona Abanyarwanda twese turi ahantu mu ishyamba, ndetse turi mu ishyamba riri mu gushya, ariko buri wese afite umuzigo we. Byumvikanisha ko rero ibi bishatse kuvuga ko Abanyarwanda bari mu ishyamba bonyine, ariko bafite ibikapu byabo. Byumvikana ko bari bahunze cyangwa se bari badafite amahoro. Bikaganisha ku bimaze iminsi bigaragara ko abanzi b'u Rwanda bari gutegura gutera u Rwanda. Ese ibi nabyo byaba bizasohora cyangwa ni bya bindi by'abahanuzi by'iki gihe? Ariko mbibutsa ko niba ari ubwa mbere tubanye, reka dusoreze ahangaha, ubundi tujye duhora tubana mu biganiro ndetse n'ibyegeranyo bigenda bigaruka ku dushya n'utuntu n'utundi. Nkwibutsa gukora subscribe ndetse no kuzajya ufungura notification kugira ngo tujye tubana mu biganiro nk'ibi. Urakoze cyane.